Okay, murakoze cyane rero nitwa Eric w'Irutsiro mu rugo ni Nyagatare. Nanjye ndizeye rero mbaza kugira uti mpuzishyano mu mujyi wa Kigali pe n'igiti ishyano mpuza amateka nciye agahigo bambape bakoze ibitangaza baraminiye amaye ku myaka yabo bari gukora ibitangaza naye ku myaka yanjye nciye igitangaza mfunguye cano mu karere ka Rutsiro mbaye uwa mbere ugize ute ufunguye cano ni abanyarutsiro rero. Ejo bundi twagiye kwita ingagi mu birunga mbona bari kuzita amazina meza ngo Gwiza ngiki ndavuga ati ibintu nibyo ndavuga ati nanjye kafungura agacano nk'ita izina ku mugaragaro rero cano yanjye nyise Isanzure TV show official cyangwa ndabyishe uranabyibagiwe se Isanzure official igo ibyikura bikata buri oya ntago mbikata cano yanjye nyise Isanzure official mwize twisanzuye abanyarutsiro iyi cano ni iyanyu ntabwo ari njye ubyikoreye pe ni ibintu nje kubakorera nkabavugira nk'akarere ka Rutsiro cyangwa inyuma yako iyi cano tuyikunde pe nzabazanira ibintu byinshi pe nimunshyigikire iyi mihanda nzayibagereramo yose pe nzagira ibibazo nzane igitunguru nyikate nyishyire mu maso amarira ze ndire buri kimwe cyose cyagikora nzibabaza ku bwanyu noneho hari ukuntu agacano gatangira kugabura kagahemba gihe cano nigabura gihe nemeye kuvugurura imirenge 12 mu karere ka Rutsiro ntegurira amabati urumva izagenda yaguka n'akarere sange mbahaye etaje yindi ya kabiri kwiyone nabahaye nyine ni ibintu byo kwishima sibyo mureke dukunde kano gacano nanjye ku imihanda tuzemo ubundi hano nakwiye igitekerezo hari ukuntu ujya ku macano cyane y'abandi horayo nkasanga ugize 50 bikurebye nkavuga ati reka ndebe kuko nanjye ko muzandeba kuri cano yanjye no mwabatandatu banje mwabintu ariko mama wanjye arayireba papa wanjye hagenda mugira ntabwo mbise ma nimero ze mubaze kanze nguye nimero z'umubaza ariko ndakeka nyine bose bazayireba abanyagokuru umukecuru wanjye ndamushuje ubwo tubaye cano ebyiri cano y'akarere ka Rutsiro n'iyi cano yanjye Isanzure official reka rero twikunde ntangane n'akarere gafite cano yabo nanjye ngeri yanjye ejo bundi wasanga mbere n'umuvugizi w'ikipe ya Rutsiro nkajya mfite ahantu mvugira ni ibintu byo kwishima kabisa ni ibintu urabona ibikoresho umukira nshoyemo basi nimunkozi abone ko ndi seriye abone ko ndi seriye afite umukameramani yamaye mwiza w'igikara igishingu ibikoresho kamera bayita HD ntabwo nzi ukuntu bayita ariko ni igikamera kinini murakibona gifite ishusho ikeye pe okay tuzatugana ibintu byinshi bitandukanye zagenza mbatere story ntumira abantu dutira mu story ni ukwisanzura n'abasitari batandukanye maze kumenyana nabo pe abenshi tuzajya twiganirire nyine tuzamurane duterane imbere kandi wanajya muri comment ukambwira ati nyine mugomba kubaha bino ibi nyine tugafatanya cano ubundi nicyo bisobanuye iriya cano ya Isimbi ninjye nayizamuye yigira miliyoni murabizi ikiganiro twakoze wese uzikurira nararize pe si igitunguru nano nzarira umuntu agira ibitunguru nano bisengeye ikiganiro kindi nzarira ibintu byo kurira bigezweho kandi biragabura ariko ni ukuri kuri guhari ndikumva nanare kiniga kiragufasha kiba kimfasha kire wanjye mushimira ntago nzi izina rye ikibazo ni uko umukiriya yagusha ugatangira ukerewa nk'ubu twari twavuganye saa 4 uyizeye saa 7 oya nibyaye ndi kujyana abone ko nanjye nakize erega n'umuntu reka cyane ikibazo cyuko ejo hari kuwa gatandatu reka maze nkubwire iyo uvuganye n'umuntu isaha mwanya uko hagereye kugihe umuntu nta mafaranga aba aragira rero kujya yemeza umukire ko ufite amafaranga iyo muvuganye nona urenzaho nk'iminota 50 nanjye nenyejeho dusaha tubiri abone ko ndamukire abone ko ashanu hazunguka kukiranye imbavu ariko uri kubona kano kaho ufite mba nambaye nakabonye ni ku cyumweru mba mvuye gusenga avuga ati reka nze nk'akaganiro Imana ibintu irimo Imana yabikora pe iyi ni cano yayo ikindi rero nababwiye mugiye kumbwira muri comment ibintu wenda twajya dukora kuri iyi cano pe reka tuyikunde ni ukuri ko ese mwana w'Irutsiro mpuza akaganiro nkubonaga ku bisumbi 50 ku munsi si ibintu byo gushima Imana
oya nibagashyigikira aka gacano ni ukuri si ibintu byo gushima Imana. umugani wa ba Brian aka gacano ni ak'abanyarwanda ni ak'abanyarutsiro ni ak'abadiaspora ni ukuri kw'Imana ngo mu diaspora uri Rutsiro ayihakana Rutsiro sibyo ariko mu diaspora uri Rutsiro ningiye asaba hora ubunyose mu diaspora ni wowe munyarutsiro wakoze ishyano urasuka ningiye ko umuhungu nabyo ntubishireho ibitutu mama bibonye urana reka ndamubwira nyuma mu rugo urumva nyiri umupeti ayi narukuntu nakuze pe nkunda umusatsi ngiye nkunda umusatsi na mama arabizi ikibazo wo ntugukunda ntabwo mbizi noneho najya niga mu wa gatandatu primaire nagiye kwiyogoshesha nshyiramo akaboro hano mu mutwe kamanutse ka kaboro bitaga ngo ririje ewana ngera mu rugo ishyano riracika ngo nacinka amabere iki basubiza kwiyogoshesha ndarira pe noneho ngenda nkunda umusatsi ntangira kwigenga rero ntereka umusatsi ugera nk'ahandi urumva mama ngo warananiranye ngo ibiki mba noneho nkoze ishyano kiraho igitutu ndi Rutsiro yewe bari banyishe ngo usiga nk'ibiyobyabwenge ngo ibyo ni itabi ngo iki reka ngera i Kigali naranabikura umusatsi urongera urakura mba mbishyizeho ejo bundi nagiye kubera ko mfite amafaranga ajya mbeza n'uduceri nabishyizeho ngiye kumva ngo ho yanga urananiye ngo dore ntabwo wagiye kuretusha ngo umucongo urashaje ngo ibyo bintu ntibikora ukuntu bikubereye noneho umubyeyi aranshigikiye mwese mwe muri bande wo kuvuga ngo uyu musatsi ko sibyo uyu musatsi ni w'abanyarwanda nawe nimuzawukunde yica niranshimisha kareka mubwize ukuri niba utanze abatumira umumiro nze tuganire duture vibe mubaze nambaze urumva kandi umusitari unakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ese wabibona ute ntume Bruce Melody mumbwe hagati ya Bruce Melody cyangwa The Ben mbanze mbazanire ndekwe mbazana ntabwo mbise ariko ndi agatekerezo nagize narukuna amacano menshi mujya kubona batuma umusitari uzwi akaza akavuga kandi tuba tumuzi wa musitari waretse kano gacano tukaba twitumira nk'abantu tutazi nk'umuntu ucuruza ubunyobwa abantu tutazi tuzabatumira gute abantu batazwi nk'umuntu ucuruza nk'ubunyobwa ari kumva akaza hano tukaganira oya kandi tuzajya tubagira n'imihanda tukabereka ukuntu biba byifashe byose ku mihanda nkakubwira ati dore mwizo mingatanga dore n'ubu dutangiriye mu muhanda agapfundikirano mba nagaparitse utakerekana batandageje ariko nakaberekana neza ko ibintu biriho wakeneye kari kugaragara oya ntabwo kagaragara kihorera ibintu birongera akataza kugafata ariko uhita ugakuramo nyine urumva ko nibyo nabwiraga ni kariya kanjye ariko nyine ngiye gushima abantu nka batatu hano sibyo uwa mbere ndamushimye abyumve ko mushimye n'uwa kabiri ndamushimye n'uwa gatatu pe kandi ndabinginze abo bantu turabashimiye pe byatari uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu turabashimiye Imana ibaho amafaranga bancayemo ntabwo ari miliyoni nyinshi ariko ziri kunguka ngo rero gutya ndi na live abantu bari kuvuga ati nkomeze komera ariko kano gacano kameramana yagiye icyo mbaza ibaze ko utangiye ushutingira kuri kamera abandi bashutingisha telefone nongeye ntangiye kuri kamera uyu mukira aragabura harya mbwe ngo cano tuyite Isanzure TV show niko cano tuyite Isanzure official Isanzure uwo mu Kenya batangiye kwa mari ndimo bayita Isanzure official sibyo abantu munde mukore subscribe nese mukisanzuro kuko nakanya nakawe n'ukuri kw'Imana nese ari amafaranga bazamanzaranje ngenyine tuvugisha ukore wayamaze iki nese ninubaka nk'imirenge 3 Rutsiro ngende umwana mwiza urumva nkora umuganda nkora iki oya nagukora iki none ibaze cano ubu ifite n'ikintu ndi gushima Imana akifungura twayifunguye channel ariko naranye 2000 byano ba nyine bakoze subscribe ndabingize kano kaganiro nikageraho abantu muyikande tugire nk'ibihumbi harya isaba afite bingahe we afite miliyoni irenga mu minsi ngahe mu myaka 10 ndabingiye reka mu kwezi kumwe tumurushe sabe tumukoze harya saba kori afite cano ndago mbizi gutumira bari abagore bakarira nanjye nabatumira mfite najya Sodoma hari indazi ifite ibibazo nkazana tukaganira hano tukiririra akomana uyu ni umunyonzi namubwira tukiganirira nta mutima ya modoka barayitwaye
barangiza barajyana urumva ukirira nta bibazo bihari pe no kwipima igitunguru kigura make iry'itanu ubona igitunguru ugishyira mu maso Ukarira. marira kaza nese ndire banyibye cano icano mubonye nabyo nzarira iyo puranka nzayikora ngenda yibasezeranye nzavuga ko bayinyibye niwikanda subscribe ariko reka amaze nkubwire kujya imbere ya kamera ukavuga noneho nakanivugisha nta muntu no kukubaza nibyo bintu byerekana talent mu ndimi ahubwo nibyo byerekana urugero rwiza rw'umusazi nako bavuga ufite ubumuga bwo mu mutwe nabwo baba burimo urabufite oya narabutaye ahubwo hari umujene wambwiye ngo ngeri ngo mani ngo ntubifate nabi ariko ni ukuri ko imana tutamenya nenze kuri uwo musazi nasa ubundi hahindutse icyo wamenye ikigo nari erega umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ababona abandi aribo bagifite ni ukuri kw'imana kandi iyo indera utangiye kuvangura ubuzima bahita bakurekura iyo uvuze ngo ubuzima ahubwo aribwo biba byajaguye nibwo biba byasaze nibwo bagomba kujyana nyuma yo kujya ukavuga ngo ndi umusazi ukigaragambya bahita babaza se hari umusazi ubimenya ni ukuyana n'umupasiteri duturanye nyine kwa kuntu ufite nk'utuzi tubiri ugasanga urogoro ariko muri wikendi ajya gutera utubaka two gufotora nawe urafotora gutya kuri kano gacano ubonye karaka ku maboko uragenda ukagacapa cyane n'uwo pasiteri rero nawe ni umupasiteri ariko akina n'akadege ajya kubwiriza ameze gutya na telefone ngo hareruye ukabona gutya akayikuguruka kakugurukana nawe noneho ngo ya rosite ndahiye ngo dukomeze ngo birira bivuga neza mana yanjye naribajije kuri iyi si ni uguteka imitwe bana banjye sibyo kuri iyi si kugira ngo ubeho abantu bagukunda ukora ibibi bakagutuka bakabiguhembe ukora ibyiza bakagushima nabyo bakabiguhembe none ubwo dukora iki dukora ibibi ni ibyiza rero ibi kandi n'ibibi ni ukunese njyana nkava kano gace ngo bahise bakira nayo ino cano bosi nayifunguye iraranye 2,000 by'abasaba mwambabariye sibyo mugakanda like share comment na subscribe noneho nge no mu magare noneho nge nzabereka igare live nzaba nibereye kuri tele urumva ikindi nge mfite n'ikibazo cy'ubunyamakuru icyangombwa kanze nyibereke ibibonde gukora byize byiga narabyize dore ngizo ngabirebe si wabibonye wabibonye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo iyo ni diplome cyangwa ni certificate certificate w'ubunyamakuru mvuye kubyiga mu cyahitamo agacano ngo nkazamure reka dukoze sabimba isoni njye singiye kukusezanya ngo nzasimbuka igipangu ngo puranka reka nta mbaraga mfite ariko reka tumurushe abasaba si yabikoze mu myaka irenga 10 n'ingahe uyu munsi ni ku cyumweru ni ku cyumweru ku kindi cyumweru nzagaruka ndi kwa amafaranga avuye muri iki kiganiro nyamara amafaranga avuye muri iki kiganiro ngewe reka nkwereke nawe mutima mubi nemerera abantu 20 mituweli uri bahe mu gihe barebye iki kiganiro 20 wa mbere ajye muri comment ngo nshaka mituweli wa kabiri ngo nshaka mituweli ngewe sije kwa ko nayitanga mugora bamamagara ngo mu ntangiye mituweli ayo kanama tuzashobokana nawe kuri tuzakorana neza urabona duhuje uburwayi bose aba yaguhembye nanjye yampembye urabona duhuje uburwayi ntawe ubwenge bwarakize nawe nyine kano gace no tugakunde bana banjye urumva kandi hari n'umuntu wangiriye inama ngo gukora iminota myinshi ngo ntabwo ari mike ngo ibintu birarambirana ngo gukora iminota myinshi ntabwo ari iminota mike gukora iminota ikiganiro gukora iminota oya gukora ikiganiro iminota myinshi birarambirana nde abanyakongomani barambira batabyumva umujeri yabonye suzi za made in Dubai harya zita okaziyo Dubai z'amatelefone baramujyanye na okaziyo Kongo biba byanditseho nk'aho dugufite okaziyo Kongo hagiye ifunga ugasanga harimo n'igisasa okaziyo ubwo si okaziyo Kongo ni nk'izi harimo telefone za okaziyo Kongo
telefone za Occasion Congo ahubwo narigize ngo na amafi ya Occasion Congo. Ikishima ariko dogora yakuntu mbangana afite ubwanwa ufite imyaka 19 ubu nzajya 30 ufite ubwanwa bungana ntabwo buzabungana gute buzaba bwarashize ariko urabona na kano location ariko ni keza sivyo sike kugaragara neza hano abo naho ni heza muhakunde uyu muhanda mukunde no wa leta uzo urebe impande yawo ubona bari kubona yaparisemo imodoka y'abandi abandi ariko no harya ni yawe njye ikintu nshima n'Imana pe kugira imyaka 19 ufite imodoka ibintu byo gushima ya ni byo kwishe no kwikemara nabaje nitungana bakwirirwa mu busambanyi mu businzi ngiye mba nivure gusenga nkaza nkakora akaganiro ka boss ukajya muri comment ngo uyu muhungu ngara yarangiye ngatangiye no by'ibiganiro ndangira iki mwana wanjye ngo aribwo ntangiye aha ntangiye no kuri kwimana ngaho shimira abantu babwira izina rya Cano babwira ibiki byose ubundi tuzabonana mu biganiro bikurikira no dutangiye ngi nende kwamenyesha ko Cano yaje icyo kiganiro kigambi giye kujya kuyicana sibyo ndi kwabwira ko se ayicyo ndi kwibaza ndi kuvuga ngo Cano bayirebe ubundi iyi video wayirebe utayirebye ku iyo Cano oya ntago bishoboka ndi kuba bayirebe kandi baba kwireba ko bana kandi muyirebe fe neza ubundi kujya rero na bintu ndi kuvuga bisaba ko afunga icyo kiganiro ndi kubasaba ngo bagifungure kandi tayari ari kukireba yagifunguye kwesa mbese yo hejuru gusa bakazongera gutyo ngo none reka yirutsire ibyakoze ubu ni kugiye kwandikaho ngarabandagaza teraza kubitama ngibi nari narabicecetse ariko ngo ntawe ndi wawe reka mbivuge ntawe ndi wawe reka mbivuge nge kano gacino nakanje boss ikintu ngiye nagusezeranya tuzakwana neza wampemba utampembanye ntabwo nkura amafaranga pe ngiye mpigisha n'abantu ndabona nayo mbonye nyafashamo abantu ni ukwikimana nibwo rero abantu bari gushyigikirisha bamenye ko bagiye gufasha abantu bagiye gufasha abantu pe ni ukwikimana kandi ndabashimiye sibyo Imana ibaho umugisha ndabakunda ndabizi ko tuzagendana neza haba kugutumira abantu nzajya mbazana ibigihe amakuru agezweho nzajya nyakubwira inkuru nshyashya namenye nyivugeho gutya tugiye kwinjira mu magare nzajya ku mihanda mbeke Tour du Rwanda yose nzaba mirereye live ni Tour du Rwanda ntabwo ariko abanyarwanda nese ari umuntu nta munyakenya tuzi reka nkubwize ukuri ni Tour du Rwanda y'igikombe cy'isi igiye kuza mu Rwanda n'icy'isi cy'amagare icy'isi cy'amagare shampiyona y'isi y'amagare shampiyona y'isi y'amagare yose nzayiba ngiye kankwereka ngiye gukora amateka kino kiganiro nzahamagara Mbappe tuzakwana ikiganiro ibyo mwigize ngo mutumira abasitari Messi uzahamubona uzabona Cristiano kwica neza kiza bifoto ye ntiwayibona urumva nge nta muntu nazabatumira no kuri kwimana ahubwo reka nkwereke n'ubyeditinga uri kumva ufata ifoto ya Cristiano ku ruhande n'iya Messi uvuga ati none Eric Birutsira ahamagaye Messi na Cristiano urayivuga ariko nge nanamuhamagara ngira nimero za Messi ni ukuri nge no kuri yagize abonye ko namupostinze ngo happy birthday my brother Messi akahita amusubiza ngo thank you nawe ati ufate icyo ushaka reka nze ngo ahamagarire Messi Lucky Bebe amamagaye inshuro 3 Messi do handitseho na Messi pe bizuminga babire Messi bomo nanditseho Melissa ni Messi oya hari urubo ni Messi nageze ngo ubonye Messi reka siba bari kubyumva umurongo uhamagaye urashimishije yamaye bari mu myitozo bari mu myitozo urumva kano gacano ni ka gacano umuntu kuvuga ko turi abanyarwanda ntabwo umuntu yamamaga ngo mure kumufata ngo ndi mu kiganiro urumva ni cano yanyu muyikunde ngiye nzabazana abasitari batandukanye ba Messi ndababasezeranyije nzabazana ariko kumva wakwemeye ibyo uzakora wa muhungu ngiye nzabikora biri seri ngiye yino cano reka njye si igihuha kandi muzara tutazarufitiye asaba
ngiye kuza mpangane na Sabe niwe muntu ndwaye muri ino social media urumva uzi impamvu Sabe ni umuntu mwiza za miliyoni sibye kukubeshya ntabwo ndyamo ndi kuzibona abasaba miliyoni mfite ibihumbi 2 Sabe wamayeho bacyabona ega nandi umunyarwanda ubyizugora uyu ni umumotari buriya kubata abana babuze icyo bakora ngo bashaka akazi kandi ndi nkarimo nizo akazi gakora kane ngo bana babona turi gukora ubusa shaka turi gukora ubusa kandi ndi kwinjiza mukangiye kwitajya mu gapfundike nitahe hakoresheje imodoka umuntu yifite arayirata pe cyane cyane umuntu uyiguze vuba uza none si imyaka 2 maranye none uzi wayikodesheje fo ntago wamukira ahantu hose amaking ashobora ahantu hose hatuye abantu baziranye ari buhagire none uyibonye iparitse ayo kwema we ntago wamukira rero ese si byarangiye sinabwo bayireba cyano ni Isanzure official ngende mukore subscribe sabu mumpiningira abantu banjye sibyo kazamuke shaka no kujya nkurira iganiro ku gahoteli no kunywa agafanta ibyo bintu si byiza byari byose uzajya ntumira nzajya tujya bote tunywa agafanta mweke kuntu banywa fanta n'ukuntu bayipfundura n'ukuntu bayisuka mu kirahure tujye kwa hostile turya inkoko kwa Clapton turya inkoko kugaca no kandi ubwo ni akazi ka boss sibyo boss uri kumva nanjye njya gushaka content irimo kurya gusa njye hano nirira akantu mbwiye boss tumaze gukoresha 2020 muri kinyine ni dépense y'ikiganiro n'abantu natomeye murakoze ndasuhuza mama wanjye vere sibyo mama wanjye yicara nawe yikonde mwana wanjye nako mama wanjye ngiye nkunda mama wanjye sinzi impamvu wamaze wanyukweka ndi kumwitetesho n'ibi bisatsi ngo hantu ugiye kwiyogosha ajya numa kugura imifuka yo gushyira mu isombe harya twari dusoje twashoje nyine reka ejo tuzakora ikiganiro ibiganiro byo bagiye kubibona ku bwinshi kasa kuri ku munsi ikiganiro cyarebwa n'umuntu umwe n'uwo muntu umwe n'uw'agaciro ntabwo umuntu umwe yaguhindura ubuzima cyane ni ukuri kw'Imana nese reka ndangiriza sibyo aho indi nagahoraho ndabakunda cyane bayita Isanzure official